Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, shima Imana ko yongeye kuduha aka kanya keza ko kuyegera mu ijambo ryayo, kuko niho ivugira cyane kugira ngo twumve ibyitubuza n'ibyidushakaho, ibyitwemerera n'ibyitatwemerera, ibyidushima ndetse n'ibyitugaya. Uyu munsi tugiye kumva ibyidushima, twumve n'ibyitugaya. Ntekereza ko umuntu wese ukunda Imana yaba yishimiye kumva icyo Imana imushimira ndetse no kumva icyo Imana imugaya kugira ngo abashe kugikosora. Ni karibu rero muri aka kanya, nkaha ikaze abantu bashya baba badukurikiye nonaha. Ni karibu dukomezanye uru rugendo. Njyewe nitwa Umuhoza Sylvie, hanyuma turimo kwiga ijambo ry'Imana, turimo kurushaho kumenya se umukristo nyawe Yesu yemera ni umeze gute, ngo numvire amategeko ye, kandi amategeko ye ari muri Bibiliya, ari muri iki gitabo, ari muri Bibiliya, niho tuyasanga. Niyo mpamvu tugize umwete wo kugira ngo dukomeze twige ijambo ry'Imana, twe kubaho gusa nk'abazatura ino iteka, ariko kandi hari ahandi ho kuba iteka ngo tuhirengagize. Reka dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Ndakwinginze nturangare kuko Yesu agiye kuvugana nawe, agiye kukubwira ibyo agushima, akubwire n'ibyo akugaya. Tega amatwi rero wumve, hanyuma wumve ibyo ukomeza, wumve ibyo ureka, wumve ibyo ukosora, kandi wumve ibyo ukora kandi akabyishimira. Reka dusenge ubundi duhite dukomeza twiga ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo nakwibagirwa kubwira abantu bari muri situwasiyo itameze neza, mbabwira ngo nimukomere, mukomere, kandi ni ukuri muze twiga ijambo ry'Imana. Hano mu ijambo harimo byose, harimo ibisubizo byose, harimo abaciye muri situwasiyo nk'iyo uri gucamo, hari ukuntu Yesu yabagenje, hari uburyo basenze. Ndakwinginze nturambike hasi, wicike intege, bwira Yesu uko ubyumva, bwira Yesu uko bimeze, niwe ubasha kukumva kandi ntakumvire ubusa, kabone naho yaceceka ariko aba yumvishe kandi ntabwo abura icyo akora kuko aradukunda. Kandi ibitugerageza byose aba yabanje kubipima. Ni agashuri, ahari ni agashuri uri gucamo kugira ngo uzabone icyo ubwira abantu, uzabone uko ukomeza abari guca mu yawe, kandi uzavamo ukomeye utameze nka kwa kundi wari umeze mbere. Hari ubundi bumenyi uzaba ufite, kandi Yesu ntago agendana n'abasivile. Niyo mpamvu aratwigisha tukamenya, hakagira ibintu bidukamukamo, hakagira n'ibindi bitwinjiramo bikomeye, kuko urugendo ari rurerure. Reka rero dusenge ubundi twige ijambo ry'Imana. Ndakwinginze kunda ijambo ry'Imana niba ukunda Imana koko, kandi niba ushaka kujya mu ijuru. Niba utanarikunda, wakabaye ari icyifuzo gikomeye, ari n'umutwaro, ari n'agahinda ufite, ukwiye kubisengera, ukwiye kubyihingamo, ukwiye kubigerageza. Niba ukunda Imana by'ukuri, urugero ni nk'aho wavuga ngo ngiyewe ndashaka kujya muri Europe, ndashaka kujya muri Amerika, ariko ntabwo ushaka kumenya uko bapurayinga, uriyicariye hanyuma urashaka kujyayo gusa. Ninde uzakujyanayo? Ugomba kumenya baca he, bisaba iki, ni ibiki basaba, bapurayinga gute, bajya kubisaba hehe, bajyana iki, basaba iki, byose ukabimenya, warangiza ugatangira urugendo. Hanyuma urashaka kujya mu ijuru, ariko ntabwo uzi icyo bisaba, nta nubwo ushaka kukimenya, nta nubwo ushaka kugishaka, uriyicariye, ubundi urashaka kujya mu ijuru. Hanyuma abantu bose barapfa, tukavuga ngo baruhukire mu mahoro, ariko siko bimeze. Amahoro aruhukirwa n'umuntu wayakoreye. Iyo tukihumeka, Yesu aratwinginga, agakoresha uburyo bwose kugira ngo tubashe kumenya, tubashe kwihana, tubashe kwitunganya hakiri kare. Ariko ababyemera nyine barabyemera, usibye ko atari benshi, abandi nabo baragenda, ariko bajya ahatandukanye bitewe n'aho bahisemo cyangwa se n'aho bakoreye. Niyo mpamvu abantu bose bapfuye ntabwo bajya mu ijuru, ntabwo bajya kuruhuka. Reka tujye tumenya ukuri, ni ukuri niko kuri guhari, ntabwo abantu bose bajya kuruhuka. Hari igihe umuntu wawe yapfa hanyuma akagenda, akaba agiye kubabara kurenza uko yababaraga ahangaha. Niyo mpamvu wowe ugifite amahirwe, nanjye ubwanjye, tugire umwete wo kumenya, wo guhitamo neza aho tuzajya mu gihe tuzaba tuvuye muri uyu mubiri, kuko tuzawuvamo
igihe tutazi, yaba uyu munsi, yaba ejo, yaba kera cyane, ariko kurama ufite Kristo ukomeye, uri umukristo ukomeye, ntako bisa. Reka rero dusenge ubundi duhite dusoma ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kwiga ndayagukumbuje, ni meza cyane, uraza kunguka byinshi, uraza kumva Yesu ibyo akugaya ndetse n'ibyo agushimira, kandi ndabizi neza biraza kukugira umumaro. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kano kanya, ineza yawe n'urukundo rwawe ukomeje kuturinda. Reka amahirwe uduhaye dukomeze tuyabyaze umusaruro, turushaho kumenya impamvu turinze, turushaho kwitegura, turushaho kumenya impamvu tukiriho, ni ukugira ngo turusheho kwitegura ndetse n'imirimo myiza turushaho kuyikora itugirira umumaro kandi izaduherekeza. Urakoze, ngaho vugana natwe, twiteguye kumva ibyo utugaya ndetse n'ibyo dushima, kugira ngo ibizima tubikomeze, ibitari bizima tubireke, twikosore. Urakoze, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Ni karibu, tugiye kwiga amagambo ari mu byahishuwe. Tugiye kwiga mu byahishuwe, turahera ku magambo ari mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 16. Ibyahishuriwe Yohana, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 16. Ndakwinginze, niba udatwaye imodoka cyangwa utari guteka cyangwa se wicaye uri ahantu hamwe, fata Bibiliya dusome. Ndabizi kwisomera bifite imbaraga nyinshi, niyo mpamvu Satani abirwanya. Bifite imbaraga nyinshi mu buryo Imana ivugana n'umuntu, cyangwa se kurushaho kumva. Iyo urimo gusoma urushaho kumva kurenza uko watega amatwi barimo kugusomera. Ariko niba utanabohotse, uze kuhasoma. Reka dusome. Ni iyerekwa Yohana yagize ari ku kirwa cy'i Patimo aho bari bamujugunye, hanyuma Yesu amusangayo. Hanyuma aramubona, yumva ijwi rimuhamagara, arahindukira, ajya mu mwuka, nyine aramubona, baravugana. Reka rero duhere kuri 16 wumve. Yari amaze kumubona, ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Ubundi inkota ityaye ifite ubugi impande zombi ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turyumva ukumva riragukubise, ukumva uratsinzwe, ukumva urusengero rwose, amateraniro yose ni wowe babwiraga, ukumva ni nk'aho ari wowe wenyine babwiraga. Icyo gihe iyo nkota iba yagufashe. Ariko hari abandi bafite imitima ikomeye ku buryo inkota iza igakubitaho ntihagire n'akantu na kamwe kavunguka. Ndakwifuriza kugira umutima woroshye, wumva ijambo ry'Imana vuba, ugaca bugufi ukumva, kandi ukumva ari wowe babwiye mbere yo kumva ko atari wowe babwiye. Igihe cyose ijambo ry'Imana ryamanuka, ukabanza ukumva ko ari wowe ribwiye, ukabanza ukisuzuma. Hanyuma ngo yari afite ngo inkota ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. Anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ndiyo Yesu ari kwivuga, ndabikunda cyane. Kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose. Kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Aha ngaha tega amatwi wumve. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. N'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo. Uraje wumva ubusobanuro bw'inyenyeri. N'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero 7. Naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Hanyuma yari afite mu kuboko kwe kw'iburyo inyenyeri 7. Inyenyeri 7 hano zigereranywa n'abashumba, abashumba b'amatorero.
niba uri umushumba kandi ukaba ushumbye neza, utari ba bashumba barya intama cyangwa se simbizi ukuntu byateye ubu ngubu, uri umushumba ukwiriye nk'uko Kristo abishaka, ni ukuri ufite agaciro gakomeye, Kristo aragufite mu kiganza cye cy'iburyo. Hanyuma ibitereko by'amatabaza nabyo ni amatorero. Uyu munsi wa none twavuze ko itorero ari njyewe nawe, ntabwo ari ruriya rusengero usengeramo, itorero rigiye kubwirwa ni njyewe nawe, ni umutima wawe ni wowe, ni umutima wanjye ni njyewe. Hanyuma tugiye rero ku rwandiko rwa mbere yandikiye, urwandiko rwandikiwe Abefeso, nirwo rwandiko rwa mbere yanditse, niho yahereye, niryo torero yahereyeho yandikira. Tega amatwi wumve, nyamuneka wumve ibyo atugaya, wumve n'ibyo adushima. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, wandikire Sylvie cyangwa se wandikire wowe uti, Yesu arimo aravugana nawe, arimo aragutumaho. Ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo ari we wenyine, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati, bishatse kuvuga iki? Ibitereko by'amatabaza twabonye ko ari itorero cyangwa se ari amatorero, none aha tuvuze ko ari njyewe nawe. Ni ukuvuga ngo Kristo, niba uri umukristo by'ukuri, Kristo ari kumwe nawe, ari muri wowe, ntabwo aba iyo ngiyo kure mu ijuru ngo ho tumuhamagara ngo ari iyo ngiyo, ari kumwe natwe, kuko aravuze ngo agendera hagati y'ibitereko by'amatabaza. Arahari rero, nujya ujya gukora ikintu ujye umenya ko ahari, areba, ubanze umugisha inama cyangwa se ubikore ubizi ko akureba. Aravuga aya magambo ati, umva ibyo agushimira, wiyumve niba koko ibyo agiye gushimira, niba hari na kimwe ufite, wumve niba wowe muba ari gushimira urimo mu by'ukuri, wibwize ukuri, kuko ni inyungu zawe kumenya ngo hano ndimo cyangwa ahangaha sindimo rwose, ahangaha aje ngiye yangaya, mu gihe arimo gushimira abandi njyewe yangaya. Kuko tega amatwi, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe. Imirimo yawe urayizi, mu by'ukuri uyizi kuruta undi wese wayikumenyera. Imirimo yawe ya buri munsi nk'iy'abakristo urayizi, umuhati ugira mu bintu bya Kristo, yaba umurimo w'Imana, yaba umuhati ugira mu kumwegera, ndetse no guharanira kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga, kugira ngo murusheho kubana neza, urawuzi. Niba ari muke cyangwa niba ari mwinshi, niba ari mwinshi aragushimira, niba ari muke arakugaya aho ngaho, ubwo ashimira abandi wowe arakugaya. Niba imirimo yawe ari ntayo, ubwo arimo ashimira abandi wowe arakugaya. Ahubwo icyo usabwa ni ugukora imirimo yo gukiranuka, imirimo y'urukundo. Ngo n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kwihangana kwawe ubwo urakuzi, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Mu by'ukuri hari ukwihanganira abanyangeso mbi, uri kubarwaza, ubabwiriza, ubasengera, ugira ngo urebe ko bajya mu murongo kugira ngo mukomezanye urugendo, ariko hari ababa banangiye imitima ku buryo ugeraho ukavuga oya, ibi ngibi ntabwo byashoboka, nkwiye gutandukana n'uyu muntu kuko inzira arimo kugendamo ntabwo ariyo ndimo kugendamo, ukabivamo. Uburyo utihanganiye abanyangeso mbi, abanyangeso mbi, hari umuntu ubana n'abanyangeso mbi akumva nta kintu bimutwaye, bakavuga ngo nabo ni abantu, ngo nta kintu nababwira, ngo ntabwo nabareka, ngo kubera ko nta n'ikintu nababwira rwose, naba mbaciriye urubanza. Ariko ndakubwiza ukuri, niba ubana n'abanyangeso mbi, ukabona ingeso zabo, wowe uri umukristo, ukabona ingeso zabo zitandukanye n'izo wowe ukwiye kubukora, icya mbere ugomba kubabwira ko ibyo bakora atari byo, ukabasengera, wabona byanze ukabareka, ugatandukana nabo. Mbese kubihanganira ubundi ntabwo bishoboka, kuko muba mudahuje. Ngo nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo. Ndakubaza wowe nonaha, nanjye ubwanjye nibaza, uyu munsi wa none ivugabutumwa rihari, ubona abantu benshi uburyo babwiriza cyangwa se ibyo barimo, uburyo bimeze bitandukanye n'ivugabutumwa nyirizina Yesu yadutumye. Abantu bari gukundisha abantu isi aho kugira ngo babakundishe ijuru. Niba aho usengera atari ko bimeze,
ariko kandi ntago wabimenya udahumutse amaso, udasoma Bibiliya ngo umenye ngo itorero rizima Yesu yishimira rimeze gute. Ndarigereranya n'iri ngiri nsengeramo, ndagereranya umushumba nyirizina. Bibiliya ivuga karagiteri z'umushumba, ndazisoma nindangiza nzigereranye n'umushumba ushumbye. Ariko niba udasoma Bibiliya ukaba wicariye aho ngaho, ntuzamenya ko umushumba ugushumbye ari umunyabinyoma, ahubwo wowe uzakurikira, ukurikire, ufane, uba uwo kwa runaka, uba uwo kwa runaka. Ariko ndakubwiza ukuri, kanguka, humuka, soma ijambo ry'Imana umenye ngo ese abashumba bakwiye kuba bameze bate. Noneho nurangiza ugende ushyira ku murongo abo ubona, abagushumbye, abo ukunda, urebe niba bajyanye n'ingeso Bibiliya ivuga. Numara kubona ibyo bizagufasha kumenya abiyita abakozi b'Imana kandi ari abanyabinyoma. Ntago ari icyaha kubigenzura ndetse ugahunga ukiruka, dore Bibiliya irabivuga. Ibyo bikorwa n'umuntu uri maso. Umuntu urangaye arakurikira akagenda buhumyi, agakunda umushumba, agafana, ariko atazi gukanguka ngo arebe ibi biri gukorerwa aha ni ibiki, ibi byanditse muri Bibiliya, uyu mushumba ugomba gusoma ukabimenya ugakanguka. Hanyuma ngo n'abiyita intumwa kandi atarizo, ntabwo ushobora kubimenya udakangutse, udasoma Bibiliya, ntabwo ushobora kubimenya. Baraza rwose bakita abakozi b'Imana kandi babeshya, namwe abantu mugakurikira rwose, kubera ko ntabwo uzi karagiteri Bibiliya ivuga z'umushumba nyirizina wa nyawe. Niyo mpamvu bayobya abantu benshi kandi bazabarimbura, bazize ko ubunebwe bwo kudasoma no gukanguka, bwo kudakurikira Kristo no kumukunda, ahubwo bagakunda abantu, bagakurikira, ku buryo umuntu akunda umushumba, ku buryo n'umushumba yakora ikosa ntabimenye, ntanabyemere, ntanabibone ngo avuge ati ariko umushumba hariya wenda agize intege nke, ahubwo namusengera. Akagira ikintu kimuhumye ku maso, ku rwego adashobora kubona ko ari umuntu yanakosa, kugira ngo nawe ikosa uriya aguyemo we atarigwamo. Ibyo babyita kugenda buhumyi. Tureke kugenda buhumyi, tureke kuba abafana b'abantu, dukurikire Kristo, dore ibyo arimo atubwira ngo atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Dukwiye kugenzura kandi tuzabagenzuza ijambo. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ibyo ngibyo ni wowe ubizi, niba urenganyirizwa ko uri umukristo ugacogora cyangwa ntucogore. Ndabizi neza abakristo ababirimo neza. Umuririmbyi yaririmbye ngo ndi umukristo, ngo njye ndi umukristo, ngo naho igihugu cyose cyanseka. Mu by'ukuri abantu baracogoye, abantu guhamya Kristo birabananiye. Abantu hariho abajya bambwira ngo njyewe ngo cyakora njyewe ngo ntabwo ndi umurokore. Reka nkubwire, niba utari umurokore udashaka no kubaho. Ubushize twasobanuye umurokore ni iki. Umurokore ni umuntu Yesu Kristo yaje kurokora urupfu rw'iteka. Niba utari umurokore ntabwo uri uwa Kristo, kuko ntabwo mu bo yarokoye wowe urimo. Ahubwo hariho abantu barashaka kubamo akazuyazi, barashaka kubamo agace kamwe, ahandi bakibera mu isi. Mbese ntubakurure ngo ubajyane, biberemo agace gato. Ndashaka Kristo yego, ariko n'aha ngaha naho ndahashaka. Ibyo ngibyo rero ntabwo Yesu abishaka. Niba udakonje cyangwa ntubiri, azakuruka. Birutwa nuko wahitamo hamwe burya. Ngo kwihangana ryanjye ntiwacogora. Wihangane ngo twarenganyijwe izina rye, hanyuma ntitwacogora. Niba twaracogoye turabizi, ariko niba tutaracogoye nabyo turabizi. Hari ibyaha mu kazi abantu bakora, wowe ureba ukabyanga, bikaba ngombwa ko banakwirukanisha kugira ngo babone ukuntu bajya bakora ibyaha. Jya ubyemera, urenganyirizwe gukiranuka, urenganyirizwe izina rya Kristo, ingororano zirahari. Ntukagendere mu kigare, umva, jya uhamya Kristo. Muhamya abantu bahari, muhamye badahari, kuko yaravuze ngo nutampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kuguhamiriza imbere ya Data. Mu by'ukuri uyu Kristo tuvuga ari seriye ku rwego tumuziho. Abantu bamufashe nk'umuntu wivugi, mbese cisha aha cishwa aha, kubera ko ari umunyembabazi. Ariko reka nkubwire, hari umunsi imbabazi zirangira. Ni umugabo uri seriye ku rundi rwego. Reka dukomeze turangize hano, ni amagambo makeya.
niba urenganyizwa gukiranuka ku bw'izina rye, ukarenganywa koko cyangwa se ukihishahisha kugira ngo ugire ibyo urengera cyangwa inyungu z'ubu buzima urengera, arakugaye. Noneho arakugaye, ariko maramaza. Naho igihugu cyose cyaguseka kikavuga ko uri umusazi warindagiye, maramaza. Kuko Kristo twakurikiye, ngibi byo atubwira. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Aha, hariya yadushimaga, ariko ubanza ugenzure niba mu bo yashimye urimo. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo uze kuhasoma witonze. Afite icyo amugaya, ni uko yaretse urukundo rwe rwa mbere. Yagize gucogora mu rukundo. Ese urukundo rugaragazwa n'iki? Urukundo ruba ruri mu muntu imbere. Kristo niwe uruduha, hanyuma rugaragazwa n'ibikorwa, ntabwo ari amagambo gusa. Iyo ukunda umuntu urabimwereka nawe akabibona, atari ukuvuga amagambo gusa. Hanyuma hano arimo aragaya bano kuko baretse runo rukundo bari bafite, ariko kandi ndagira ngo nkubaze nanjye nibaza. Njyewe uyu munsi wenda arangaye ko naruretse. Ese nararwigeze? Narinde ufite? Niba narinde ufite rugacogora, ndasabwa kongera kwihana. Mu kanya turaje tubirebe uko yababwiye. Ariko niba utari urufite, urasabwa kurugira. Kuko niba udafite urukundo, mu by'ukuri Kristo ntawe ufite. Kristo ntawe ufite, ibyo ngibyo ubimenye. Niba wikunda, ibindi abantu bose bakaza nyuma, mbese ukibanza mu bintu byose, kandi twarabonye ko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, mu by'ukuri aho ngaho ufite ikibazo. We arabagaya ko bari barufite, noneho wowe noneho wenda ntiwari unarufite. Niba utari urufite, rushake. Niba kandi wari urufite ukarureka, ongera wihane, usubirane usabe urukundo, Yesu araruguha. Hanyuma niba wowe urufite, mu bo arimo agaya nonaha, ukomeze. Hanyuma ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo, nutihana. Bishatse kuvuga iki? Nk'uko nabibabwiye, urukundo rugaragazwa n'imirimo, ntabwo ari amagambo gusa. Ndagukunda. Oya, ntabwo ari uko nko bimeze. Ibyo ngibyo nta n'utabivuga, ibyo nta n'utabishobora rwose kubivuga, ariko rugaragazwa n'imirimo. Kuko hano aravuze ngo baretse urukundo rwa mbere, ngo arabibagaye rwose. Ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, mbese ibuka ahantu wacogoreye, wibuke icyatumye urukundo rureka. Ahari warakomeretse, baragukomerekeje, urabireka, urasinya ati njye nta muntu nzongera guha ibiryo byanjye, nta muntu nzongera guha ibiryo, iyo mbimuhaye arabigaya. Nta muntu nzongera kugaburira, nagaburiye abantu bigenda gutya na gutya. Nta muntu nzongera kwambika, nambitse abantu bigenda gutya na gutya. Wenda warakomeretse, cyangwa se wageze ubwo wikunda, cyangwa se wararenzwe, yaguhaye byinshi urarengwa. Sinzi aho wavuye ukagwa, cyangwa se niba ubikomeje, niba ukibirimo bigumemo neza. Ariko niba kandi utarabyigeze, wowe rwose sinzi. Tabaza Yesu aguha urukundo kandi rugaragazwa n'imirimo. Hanyuma ngo wihane, nukibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza ahacyo, nutihana. Igitereko cy'itabaza twabonye ko ari Kristo. Ni itorero. Itorero rigaragazwa n'uko harimo Kristo hagati. None aravuze ngo natihana, ngo yongere urukundo rwe nk'urwa mbere, yongere akore imirimo nk'iya mbere, Kristo azigendera. Wumve kino kintu neza. Igitereko cy'itabaza twabonye ko ari Kristo, twabonye ko ari itorero, kandi itorero ryitwa itorero iyo harimo Kristo. Ni ukuvuga ngo nutihana, ukosore kino kintu kimwe, tekereza ibintu byose yabashimiye binakomeye, kurenganyirizwa izina rye, na bya bindi byose, kugenzura abiyita intumwa atarizo, inyigisho z'ibinyoma n'ibindi. Ariko kino kintu kimwe ngo nicyo kizatuma Yesu agenda. Aha, tugiye kumva ngo nutihana nzaza nkure igitereko cy'itabaza ahacyo.
ngo ariko muri make nzigendera, ntabwo nabana n'umuntu udafite urukundo. Ariko rero mfite icyo ngushimira, ni uko wanga imirimo y'Abanikolayiti iyo nanjye nanga. Imirimo y'Abanikolayiti hano bari bafite inyigisho z'ibinyoma, hano bari bafite ni imirimo Yesu ubwe atemeraga. Kandi reka nkubwire, imirimo ikorwa muri iyi minsi, imirimo n'imigenzo y'abantu biyita abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana ni myinshi, umva yagucanganyikisha ugacanganyikirwa ntumenye imizima iyo ari yo, ibyo ukwiye gukurikira ibyo ari byo, ibyo ukwiye gukora ibyo ari byo. Ariko hamwe na Kristo tuzajya tumenya kugenzura no kumenya ibi ntibikwiriye, ibi sinabikora, nubwo uriya mushumba bikoze cyangwa se bari kutubwira ngo tubikore cyangwa se aba bantu barimo kubikora. Nitukomeza kwegera Yesu azajya tugenda, umwuka wera azajya agenda adusobanura ati biriya byihorere, biriya nta mumaro, biriya simbikunda, biriya simbikunda. Kandi ibyo adakunda natwe tugomba kubireka. Arangije aravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Kandi ndabizi neza ko njye nawe dufite amatwi, nicyo kitwicaje aha kugira ngo twumve ibyo atugaya ndetse n'ibyo adushimira. Ngunesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Mu by'ukuri hari ingororano kandi nziza, hari ibyiza biduteganyirijwe, niyo mpamvu tutagomba gucogora. Umva, tugomba guhatana, tugomba kurwana paka turigezemo. Ni ukuri ntabwo tuzacogozwa n'ibyina aha ngaha bicogoje benshi. Niyo mpamvu wumve kano kantu, sinzi imirimo myiza ukora, sinzi ubukristo bwawe aho bugeze, sinzi umubano ufitanye na Yesu, ariko ndagira ngo nkubwire wongere usuzume urebe niba Yesu ntacyo yakugaye nonaha aje. Ese yakugaye iki? Ahari ibyo yagushimira ni byinshi nawe urabizi, ariko kimwe cyonyine yagusangana arimo kukikugaya cyatuma agenda. Biratangaje, biratangaje uburyo agushimira ibintu 7 ariko kimwe akugaye kigatuma yagenda. Reka dusome rino jambo dute dusoza, wumva ukuntu ikintu kimwe gishobora gutuma agenda, gishobora kumwimura pe, kandi ibindi byose wari wabitunganyije. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda muri uru rugendo, tugasoma yanga iki, yanga iki, yanga iki. Okay, byose ngomba kubyanga ubwo nanjye nkabireka. Ngo amategeko, ubwo turajya muri Yakobo ibice 2, turahera ku murongo wa 10 ndetse n'uwa 11. Nturambirwe, ahubwo reka dukunde ijambo ry'Imana. Nibwo umuntu wese ukunda kwiga aramenya. Akurambirwa, udakunda gusoma, udakunda kwiga, ntacyo amenya. Ni babandi nyine, ni babandi bayobywa n'ibije byose. Reka tujijuke, dukunde gusoma, dukunde ijambo ry'Imana. Ngo amategeko agomba kumvirwa, amategeko agomba kumvirwa kumaramaje. Ngo muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 10 turageza ku murongo wa 12. Ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Wabyumvishe? Bya bintu byose yabashimiye, ariko kimwe cyonyine abagaye gitumye nibatagikosora, nibatakihana vuba, gitumye ahita yigendera. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ikintu kimwe wishe kitameze neza mu buzima bwawe gituma bya bindi byose byiza wakoze biteshwa agaciro. Dore ni Bibiliya bivuze, ntago ari njyewe. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda ku gato na kanini, tukarushaho kugenda twigenzura umunsi ku wundi. Ariko Bibiliya niyo ibasha kutwereka, mbese ni indorerwamo ibasha kutwereka ahangaha ndimo neza, ahangaha ntago ndimo neza. Yego. 12 ariho hanyuma ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Ni ukuvuga ngo akantu kose tugakore nk'abazakabazwa. Ni ukuri ntago birangirira aha. Itegeko ryose Yesu yategetse ngo iri ngiri ugomba kuryumvira, ugomba kuryumvira, naho ayandi yose wayakora, iryo ngiryo ukaryica, rizatuma urimbuka cyangwa se rizatuma ujya muri Gehinomu.
reka turusheho gusoma, hanyuma turusheho kandi kugenda twumvira amategeko y'umwami wacu. Ayagoye azajya agenda adushoboza, ariko hari n'ayoroshye urisoma ukavuga ati okay, ibi nabikoraga nta nubwo nari nzi ko ari bibi, none ubwo mbimenye ndabiretse sinzongera. Ugafata umwanzuro gutyo bigahita bikunda. Ariko hari ibindi biba bigoye, nk'umuntu akakubabaza ngo ukunde abakwanga, usabira abakurenganya kandi baracyahari ariko Yesu ibyo nabyo arabidushoboza. Ndabashimiye ko tubanye mu ijambo ry'Imana kandi nzi neza ko twize byinshi. Reka duce bugufi dusenge, dushimire Imana kubwo kutwigisha no kutwibutsa. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane, ushimiye ibyo uvuganye natwe, izina ryawe rishimwe. Imitima yacu iciye bugufi, Mwami bana natwe kugira ngo tubashe kumva ndetse no kumvira, tubashe kumva ibyo tushima ndetse n'ibyo tugaya, kugira ngo dutunganye ibikwiriye. Mu izina rya Yesu senze nizeye, amen. Murakoze, reka mbabwire ngo ijambo ry'Imana niba uryumvishe ukumva riraguhembuye cyangwa ririmo ukuri, kuko abantu benshi ntibakunda ukuri, kandi Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Niba wumvishe harimo ukuri rwose, dore twabisomyemo hano, risangiza abandi benshi. Uraba ukoze umurimo ukomeye, uraba ufatanyije na Kristo kuvuga ubutumwa, kuko igitumye ataraza ni ukugira ngo ubutumwa bubanze bugere kure. Hari abantu bataragira amahirwe yo kubwirwa nk'ibyo, yo kumva nk'ibyo twumvishe, ahari nabo bahinduka babyumvishe. Reka dufatanye, kandi ikindi kintu nabasaba, ndabizi neza benshi mu makomenti mu gikari mwandike komenti hariya kuri channel, kuko murabizi neza ko hari abantu benshi bakurikira ikiganiro babanje gusoma komenti, kandi ntabwo mujya mushyiraho komenti, murazimpereza mu gikari, ariko turazikeneye hariya kugira ngo na babandi bakurikira ikiganiro babanje gusoma komenti nabo tubazane, nabo tubakurure baze bumve ijambo ry'Imana. Murakoze, ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Shalom.